Hello guys, nongeye kubasuhuza, nongeye kubaha ikaze kuri iyi channel. Rero abantu bashyashya n'abantu basanzwe mwese ndabashujije amahoro y'Imana abane namwe. Ubu ngubu rero hari abantu rero bagenda banyita ngo ndi umutubuzi, abandi akabanga ibintu ntabwo bikora. Guys, njye ntabwo ndi umutubuzi kandi nta mutubuzi ujya utanga ibintu by'ubuntu. Rero ku bantu bagenda babivuga sinzi ibintu byabaye. Abantu mukora ibintu bikanga mujye nimero zanjye zirangwa mu busobanuro, mujye munyandikira mbasobanurire uburyo bikorwamo. Noneho kuri inshuro rero ngiye kubaha indi VPN itanga data z'ubuntu cyangwa mega z'ubuntu. Ikintu tugiye gukora, uraza hano muri Play Store yawe, ahantu ujya ukura amapplication. Dore ngiyi Play Store nuko ibimeze. Noneho uhakande, uza hano muri search hasi, uze muri search hano hejuru, noneho wandike fix soon. Uhakande, dore ngiyi yaje. Noneho application dore ngiyi hano hasi, ngiye murabona ko namaze kuyizana, namaze kuyishyira muri phone. Dore ngiyi, ntagire indi uzana atari iyi ngiyi, ubanze uyitegereze neza uyirebe. Noneho reba, mwebwe murasanga ahantu hari install nyine kuyizana muri phone, ubundi akenshi na kenshi biri aha ngaha. Noneho uhakandi uyizane muri phone. Ubwo kuyizana muri phone urakoresha nyine ududata dukeya. Iyi application ntabwo isaba data, ntabwo isaba mega nyinshi, usanga ziri muri 10 na zingahe. Noneho ikintu uhita ukora, urahita ukanda kuri open. Ukande kuri open, dutegereze. Noneho bahita bakuzanira ibintu bimeze gutya. Allow fix soon to set you notification. Urahita ukanda kuri allow. Noneho ahangaha please join us on Telegram, thank you. Uhita ukanda kuri rate akangaka kambere. Ahangaha bakubwiye ngo ujoininge group yabo. Ujoininge group yabo nyine ujye kureba group yabo, ariko iyo utabishaka ukanda hano kuri rate, iyo ubishaka ukanda hano kuri Telegram. Group yabo iri kuri Telegram. Ngiye kubera ko ngiye nabishaka rero ngiye ukanda kuri rate. Tukande kuri rate, noneho ahangaha ukande kuri OK. Murabona ko none rero app yacu twamaze kwigeramo, dore ngiyi tuyigezemo. Ikintu cya mbere tubanza gukora, ikintu cya mbere ufungura data. Iyo zidafunguye, izi data nyine ziri hano hejuru, iyo zidafunguye urazifungura nyine, data zo kuri simukadi nizo ndi kuvuga, urazifungura. Noneho ufungura data yaba ari kuri Airtel cyangwa kuri MTN, ariko simukadi yose ufunguye ubanza kureba ko hariho utudata dukeya two kugira ngo ukore update. Na update ndi kuvuga, kuko update isaba utumega dukeya. Urahita ukanda hano kuri ubu bukoni butatu, noneho ukanda hano hejuru handitse update. Hano hejuru handitse update niho uhita ukanda. Rero hano hejuru handitse update ho hasaba utumega dukeya kugira ngo ukore update. Muri application baze kukuzaniramo igihugu cyawe, bakuzaniremo n'andi maseva ugomba gukoresha kugira ngo ubone data z'ubuntu. Reka tuhakande, urahakanda utegereze gatoya. Wongere uhakande, tubanze turebe. Bari kumbwira ngo no update available, ngo na update ihari. Twongere tuhakande turebe. Reka turebe nimba searching Rwanda. Rwanda murabona ko bamaze kuruzana guys, ariko iyi VPN ndi kubona ikodwa kuri Airtel, ndi kubona ikodwa kuri Rwanda Airtel. Ubwo MTN ntabwo bayizanamo neza, ariko iyo hari igihe wenda bazakora update bakayizana. Ariko murabona ko Rwanda Airtel ariyo iri gukorwa. Ngewe rero ngiye gushyiramo iyi ngiyi ya kabiri, niyo ngiye gukoresha. Ku bantu bafite Airtel, muraza gushyira data kuri Airtel. Nimba mwe mwafunguye data kuri MTN, muraza kuzihindura mushyire kuri Airtel, kuko iyi application ikoresha, murabona ko ikorwa kuri Airtel. Ariko iyo umaze gukora update, ushatse ibi bintu wabikora udafite omega, kuko n'ubundi izi VPN ntabwo zijya zigira mega nyine zo kuri simukadi. Noneho ngiye guklika kuri ngiyi ya kabiri.
ngiye gukirika kuri iyi ngiyi ya kabiri, iya kabiri niyo ngiye gukoresha. Noneho uraza uyikirikeho, uyikandeho, murabona ko Rwanda Airtel bise bijyamo. Guys, murabona ko rero Rwanda Airtel bise bijyamo. Ubu rero ikintu tugiye gukora ubu ngubu, murabona ko ngewe byamaze gukunda. Ubu ngubu ikintu gisigaye ni ugukirika aha ngaha hejuru. Aha ngaha hejuru naho twe twayibagiye gushyiramo nyine seva. Uraza wakande, numara kwakanda rero hano hejuru ikintu ushyiramo cyo nakubwira ni aka kambere. Aka kambere kitwa random cyangwa autoselect saver. Aka niko keza. Aka karagenda kakakumenyera izi seva zose muri kubona, izi seva zose aka karagenda kakamenya seva ifite data ziri hejuru cyangwa nyine mega ziri hejuru. Noneho iyo umaze ugahitamo ko kagwitiramo nyine igihugu gifite data iri hejuru. Noneho reka tugakandemo, ugahita ugakandamo, noneho kagahita kajyamo. Noneho rero ikintu kiba cyaba gisigaye byose twabirangije, ni ugukanda kuri start. Ukanda kuri start. Ibingi ubanza urebe umakinge sure yuko wafunguye data kuri Airtel, kuko murabona ko iyi application ikoreshwa na Airtel, Rwanda Airtel. Uramakinga sure yuko uri gukoresha kuri Airtel. Noneho ukande kuri start hano hepfo. Start, dutegereze. Noneho bahita bakuzanira aka kantu kameze gutya, ukande kuri OK niyo ukandaho. Noneho dutegereze turebe, dutegereze guys, dutegereze. Murabona ko guys, ukande kuri close. Ibi ngibi byaje ugahita ukanda kuri close kari hasi. Guys, murabona ko rero bikunze, murabona ko application yacu iri gukora. Ibi ngibi ntago ari ibintu ngenda nkazana gutyo gusa, banabanje kubireba, banabanje kubihanga amaso, banabanje kubyitaho cyane kugira ngo ndebe nimba bikora. Rero iyi application ni application ngiye mbahaye, mbizi neza ko ikora. Ubu mu kanya muramubwira ngo ntago bikora, ngo ibintu duhaye ngo uramutubuzi ngiki. Ntago ngenda umutubuzi, ngiye mbaye ibintu by'ubuntu. Abatubuzi nababaka amafaranga, nababwira ngo iyi application kugira ngo nyiguhe urabanza wishyure kuri iyi nimero. Ngiye ntago mbishyuza, ahubwo ngiye mbaha n'ubufasha bwinshi cyane. Nk'ubu ngubu abantu mwabikoze bikanga, ufate nimero yanjye aho mu busobanuro munyandikire, none mbabwire uburyo bikorwa. Murabona ko rero ibintu byakunze. Rero ku bantu mutari mwakanda subscribe, like hamwe na comment, mubikande kugira ngo tuzakomezanye ubutaha. Murakoze.